nigana abantu batandukanye nyine ko muheka nko kuvuga hari abana mbona bigana bavuga butumwa hari abigana baririmbyi hari abigana ikibiti wewe wigana abandi cyane nigana bamwe abavuga butumwa n'abandi basanzwe n'abandi bantu basanzwe tu basetsa inkuye muvuga butumwa ukunda kwigana Theogene uri mu Rwanda tubaye kaze nshuti bakunzi ba METHOS TV mwese muherereye ku migabane itandukanye twizere ko muri amahoro kuko mumenyereye rero kuri microphone Hosbon Nyamusebenge naho kuri kamera tukaba turi kumwe na Merci imbere za kamera murahabona umukobwa w'umunyamurenge mwiza cyane wambaye neza muremure reka dutangire tumuha akazi kuri METHOS TV kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu amakuru urakomeye yego tuguhaye kaze kuri METHOS TV wisange murakoze atangira wibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye uwo uriwe neza amazina nitwa Zizana Esperance ndi umunyabyinshi mu Gihigi tuyiga Idurayi muri Kongo mwari mutuye mu Minembwe hitwa mu Rubemba mu Rubemba hegeranye na no mu Bidego no kuri Karongi wavuyeyo kera se oya ni vuba karyari niba wibuka 2018 shasivu nkaho wakuriye hano njyewe oya nanje kuba mu Rwanda hano ndacyari mushasha hano uracyari mushasha wisange cyane bazizana izina bazizana zicuretse bana no kuzana iki kuzana inka nawe urabyumva inka gusa inka gusa inkwano muri rusange ubu ngubu noneho nta mafaranga agezweho amafaranga nta kibazo gusa gupfa kuba ari inkwano nayo barayemera bazizane mu buzima busanzwe ni umuntu umeze gute ni umuntu usanzwe ukunda gusabana n'abantu ukunda gukora iki njye nkora imyuga ijyanye no gusuka nibyo nkunze gukora gusuka ngira ngo gusuka kurimo gutandukanye hari trade hari byose hamwe urabikora warabyize cange n'impano nawe nabyizeho bukeya ariko nagiye ari impano ku ishuri ni ukubona ibyo wize gusuka so nk'uko ubwira wige gusuka biba bigoye naho cyane nk'amashuri ku muntu utabikunda ntabwo yabyiga ngo abishobore hari imibare isa naho irimo oya hari aho bisabwa nyine gukoresha imbaraga kandi umuntu utabikunze nyine ntabishemo umwete ntabwo yabimenya inyuma yo gusuka niyo mpano y'induzi ugira indi mpano nzingira andaba nta yindi mpano ugira nta yindi njye nk'uko ndi kukubona nkaho uri umuntu uzi kuririmba njyewe oya gusa ndabikunda ko nabyonze ukunda uririmba cange ukunda kuririmba nkunda uririmba nawe kuririmba ntabwo kuririmba ndabikunda ariko nabyonze bazizane n'umukobwa urubatse cyangwa ufite umukunzi bimeze zizane n'umukobwa nta mukunzi ndagira ntawe uragira uri ku isoko none oya harabura iki ntacyo cyangwa uracari muto ndacyari umwana ufite nk'imyaka ingahe ni myinshi ntabwo nayivuga umwana ufite imyaka myinshi abaho ntabwo ari mike kandi ntabwo ari myinshi gusa ntabwo wayivuga ntabwo ari ngombwa kuyivuga ni hagati ya kabiri cyangwa ni hagati ya rimwe ni hagati ya rimwe biragaragara gusa hari andi makuru dufite kuri TikTok nkora TikTok bijanye n'ibihe byo kwigana abantu gusubira mu byo bavuze ubu waduha nk'urugero kuko ubikora ngaho nyigana oya abantu nyine nonanga oya kandi ari ikintu ukora ahubwo dukorere gato amasegonda nka
nka 10 gute ntabwo nyine nagikora ntabwo nashobora kugikorera nge nzaza mvuga kubera ko utaburi kuvuga wowe unyiga ntabwo nabishobora Cyangwa ukunda kwigana? nabipanze ntabwo nabishobora ngaho igana kwa panzi igana akakuri naje ntiteguye ntabwo narizi ko ndi buhure nawe ako wakoze basi ako nakoze naza kukohereza niba ushaka kukareba nge nshaka kukareba live ntabwo tuba tuzi uwo mwagakoreye ntabwo tuba tuzi uwo mwagakoreye ni ahantu hasanzwe gusa ariko nyine ntabwo nabishobora kubera ko bitandimo nyine ntabwo nabishobora shaka ugize nabi ugize nabi oya ntabwo ari nabi ikintu kitakurimo ntabwo wabasha kugikora neza kuko umuntu abishaka abazizane urumva wowe mu buzima busanzwe hano ubuzima turimo ushaka kuzaba umuntu umeze gute shaka kuzaba umuntu umeze gute shaka kuzabaho neza kuko abandi babyifuza ndumva nyuma y'ibyo ntabindi aya ushaka kumera neza nk'uko ubyifuza kumera neza nyine gute hari ukuntu umuntu yakora kera ari umwana ukavuga ngo nzaba nka mwarimu nzaba dogiteri nzaba pasiteri wewe ni izihe nzozi njyewe inzozi zanjye ni uko ibyo nkora byazamuka bikagera ku rwego nifuza tiktok cyangwa gusuka byose na tiktok byose na tiktok nibyo wifuza role model wawe ninde ufite ntawe ufite ndikorera urava hano dukore niba ata muntu urebera ukaba ubyikorera nta muntu ndeberaho nyine ndareba nyine ukabikora tiktok wayitangiye ryari 2021 2022 na kabiri uno mwaka ushize kugeza kuri uyu munsi urabona bigenda gute kugeza hari impinduka abantu bari bamaze kuzaho bakeya sibye ko nyine nahinduye ubu nyine ntakiyanyikoresha cyane ariko nibyo ndimo kugira ngo bizagende neza njye mfite amatsiko yo kumenya ibyo uza wigana cyane ibyo nza nigana cyane nigana abantu batandukanye nyine nko muheka nko kuvuga hari abo mbona bigana abavuga butumwa hari abigana abaririmbyi hari abigana iki wewe wigana abandi cyane nigana bamwe abavuga butumwa n'abandi basanzwe n'abandi bantu basanzwe tu basetsa inkuye muvuga butumwa ukunda kwigana Theogene uri wo mu Rwanda wigana uko ababwiriza urumva ariko icyiza nuko ari ukudukorera akantu kutoya nubwo kaba ari amasegonda ntabwo nashobora nyine kuko bitandimo nyine ariko ubishatse ukabyishiramo wabikora gusa nyine nuko utabishaka kandi icyo udashaka ntabwo wagikora ariko bishatse nyine ndabishaka nyine sinagikora kandi ubishaka ntabwo bwazana ba bantu bose bazakubona ukeneye basigara batakubonye kandi uri hano ntabwo babikora ahubwo bakomeze banshigikire ukoresha ni amazina Azizane Esperance izina ry'igifaransa abatazi kubyandika uzabibereka cyangwa uzareba hano byanditse umaze kugera hano muri Kenya no mu Rwanda uhagereranyije ubona ari iki gihugu kimeze neza kuri ubu kuba comfortable n'ibikora kuri njyewe ni u Rwanda kubera ko waje muri Kenya kandi mu Rwanda none ari heza ko waje muri Kenya kandi mu Rwanda ariho wari comfortable gukora ibintu byawe muri Kenya nyine naje ngiye kuhakorera ntabwo naje kuhatura waje kuhakorera ntabwo waje kuhatura uzaza uva hano usubira mu Rwanda niho mu rugo hano uzabimanaginga gute hano nyine nzaza nk'abana numva nshaka gutaha nahe abantu bose niko bavuga nyine ariko bizarangira utuye Kenya niko iteye sinzi wenda nuko wenda ari ubwa mbere mpageze wenda byahinduka sinzi watangiye akazi ubu nyine ndagatangira ariko biri hafi biri hafi nutangira uzabwira abantu bazaze bisukisha kizi dread dufite zibashirira bazaza baza rwose nzi kubikora neza cyane ni ikihe kintu ushobora kubwira abakobwa bagenzi bawe inama cyane cyane nk'abakobwa nkawe mu bijyanye n'iki bijyanye no gukora cyane cyane inama nabagira nuko batakirengagiza akazi kose ni akazi kuko igihe nyine nabyizigaga mu Rwanda hari umukobwa w'umunyamurenge waje arambwira ese umukobwa w'umunyamurenge ngo azasuka
kandi mubajije arambwira nta kazi afite. Ubwo rero akazi kose kakwinjiriza nta mpamvu yo kugasuzugura. Inama nabagira nuko bakora akazi kose kandi bagakora bagakunze. Hari amagambo menshi abantu bazagenda bumva bavuga ko umukobwa w'umunyamurenge cyangwa se umukobwa wagiye kuri social media babaye murara none wowe ukaba ukora ibintu byo kwigana abantu bavuga ko uri akayari. Ibyo ngibyo nyine ku muntu utabyumva ntabwo byabura kubivuga. Ariko ku muntu bisobanukiwe babona ari ibintu bisanzwe kuko ntabwo ari njyewe wabikoze njye nsubira mu byo bavuze. Hari umuntu uzi ukubwira akagutera imbaraga cyane cyangwa se ni wewe wenyine wimenya buri kimwe cyose ukora iki kikuje? Ngenda bafite benshi cyane bantera imbaraga bakanshigikira. Ndanabashimira n'Imana ibahe umugisha. Uzatanga ituro? Nzaritanga rwose. Hano muri Kenya ni iki gishasi bafite? Hano muri Kenya ntacyo. Kongo ntabwo uzasubirayo mu Rubembe? Uzosubirayo igihe nikigera. Cyangwa uzaje gutabara? Yewe nzotabara ndi hano. Uzatabara uri hano? Uteze ko maze zagera hano? Ntabwo yahagera kandi gutabara ni kwinshi, si ukujya kurwana gusa. Ni ukuhe kondo? Ushobora kubafasha nyine mu bijyanye n'ibyo baba bakeneye, n'ubwo nguko uba wabafashije kandi uba watabaye. Igihe niko mbyumva sinzi ibanga. Naho nk'abantu bakina TikTok benshi wabashishikariza kuzamo cyangwa iravuye? Ntabwo ivuna, iroroshye ku muntu uyikunda nyine. Buri ikintu cyose ukunda nyine ntabwo wareka kugishoramo imbaraga zawe zose. Umuntu wese uyikoresha umuhaye kuraje akomereze. Hari abasitari b'abanyamurenge uzi bazikoresha? Nzi nka 2. Kandi tubwire 2 bazikoresha, utubwire abakomediye 2, utubwire abakina filime 2. Abo ngabo. Uwa mbere navuga ni nawe nanarerebeyeho cyane, numva nanjye mfite imbaraga zo kuyikoresha. Bamwita Yvette Nzaramba. Uwa kabiri bamwita ntabwo ndi kwibuka izina ryiwe ariko ntabwo amuzi, usibye ko tutari inshuti nto cyane, ntabwo twakundaga kuganira. Uramutse uhuye nawe namubwira ko mukunda. Umubwira ko mukunda gusa? Namushigikira nyine nkamubwira ko mukunda. Umukunda uri akari gatoya. Nubundi ntumwanga? Oya si mwanga, ariko iyo umuntu akubwiye ngo ndagukunda uzumva ufite iki kintu mu mutima. Iyo uri kwigana umuntu kuri TikTok ni ibihe bintu nk'umunyamakuru hasabwa kamera, mikrofone, wowe ni biki bisaba? Njyewe bisaba telefone n'amamega. None ukora live? Abari live ntabwo ubanza gufata video kwayo ukaza kwa uploading? Nyine uzufata live kwayo ntabwo biba bigoye. Ni ibisanzwe biba byoroshye cyane. Nico gusa usabwa telefone n'amamega. Reka tugushimira cyane kuba watwitabye kuri METHOS TV ukatuganiriza. Wenda tukunigana ijambo, uzi kunigana ijambo? Ntabwo mutavuga. Ntabwo turangiza, wenda ufite ijambo rimwe ushobora kubwira abantu babikurikiye. Abantu nabwira bankurikiye bagukurikiye cyangwa ibyo wewe bagukurikiye? Icyo nababwira ni uko bakomeza kudushigikira mu mpano zacu, kandi n'abana babo niba bafite impano bareke bazikoreshe kuko bikwiye. Turagushimiye cyane mu myenda yawe ya gisirikare nkaho umukobwa muremure w'abanyamurenge uriho hano muri East Africa. Hari undi uzi muresha se cyangwa bose urabasura? Sinzi, hariho abandi bansumba. Umukobwa uresha ugusumba? Ngenda bazi bari mu Rwanda bansumba b'abanyamurenge. Pima nka metero zingahe? Yewe ntabwo ari ngombwa ko zivuga. Ntabwo ari ngombwa ko zivuga. Nka 3? Oya, gusa umuntu upima metero 3 wamubona. Si nk'uku kwawe? Yego kumana na 2 ntabwo nzujuje. Ufitemo imwe n'ibice bingahe? Ibice ntabwo nabivuga nyine, ni nk'imwe n'ibice nyine. Ukabanze kubivuga?
ntabwo nabivuga. Aragaragara ko ari umwana wanyweye amata kabisa. Cyangwa wari nibiki byari biba mu Rubemba cyane? Mu Rubemba ni ibiryo bisanzwe usibye ko haba amataga menshi. Hari haba n'imigano. N'imigano. None si ukuri ubureba. Mu migano. Na amata yamujije neza nayo nyweye neza arankuze. Uburebure zo kurahe? Uburebure. Kubera kumajije gutya. Nyine hari ukuntu bavuga ngo uburebure bukura kwa basobukwe. Kwa basobukwe? Aya njye nasobukwe nagira. Njye nabukuye kwa sokuru. Kwa sokuru wawe. Reka tugushimire cyane kubaduha umwanya wawe. Imana iguhe umugisha. Sawa murakoze cyane. Asante.